Abana barakura bakisanga mu miryango, ariko akenshi uzajya gusanga abana ari indorerwamo z'ababyeyi babo, kabone n'ubwo hari abakura bagahitamo gufata imico yabo bitewe n'imyaka bagezemo, ariko nubwo wakwihindura ukigira undi wundi, ariko n'ubundi hari ba bandi basigaye byanga bikunda baba indorerwamo z'ababyeyi babo. Uyu munsi rero nakuzaniye ibintu ugomba kwirinda kubwira umwana wawe niba ukeneye ko azavamo umuntu w'ingenzi, niba ukeneye ko azagira umumaro akawukugirira kandi akawugirira na sosiyete. Ibi bintu uzirinde kubimubwira. Nguhaye ikaze niba uri bwo bwa mbere ugeze kuri Iyungure BTV, ngushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Icya mbere uzirinda kubwira umwana yaba ari muto cyangwa se akuze, uzirinde kumubwira ngo wa gicucu we cyangwa se uri ikigoryi. Ni ukuvuga ngo abana ababyeyi babo nibo bantu ba mbere bizera, nibo buhungiro bwabo. Ikintu cyose kimuteye ubwoba aba azahungira ku mubyeyi kuko yumva niho hantu honyine ari safe. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye kumubwira ngo ni igicucu, afite ubwonko bukiri hasi ariko bufata vuba, uramuremamo ikintu cyo kumva yuko nyine nta bwenge agira, ni ikintu kiri aho kidatekereza. Iryo jambo uzaryirinde. Kabiri, ntuzabwire umwana wawe ngo uri umukobwa mubi cyangwa se uri umuhungu mubi. Ni ukuvuga ngo iyo umubwiye ngo ni mubi, kwa kundi nakubwiye ngo ubwonko bw'umwana bufata vuba kandi bukabika, uramuremamo kutigirira icyizere, uramuremamo kutikunda, yumva yuko ni kibi nyine, nta muntu ugikeneye, nta n'ucyifuza. Ntabwo ururimi rw'umubyeyi rwari rukwiye kuvuga ayo magambo. Gatatu, kwa kundi umwana akosa ukamubwira ngo ntuzongere kugira ikintu umbwira, ndangijanyije nawe, ndakurambiwe. Iryo ntabwo ari ijambo wagakwiye kubwira umwana wawe ukunda. Ni ukuvuga ngo iyo umubwiye ngo urangijanyije nawe, ntagire ikintu azongera kukubwira. Ni ukuvuga ngo uraremamo bariya, urashyira uruzitiro hagati yawe nawe. Ejo nahura n'ikibazo kuko wamubwiye ngo nta kindi kintu cyawe nshaka kumva, azakigumana, azakomereka aceceke, azahura n'ikibazo aceceke, usanga umwana yahindutse wa mwana utakivuga kubera ko wamaze gushyira uruzitiro hagati yawe nawe. Ikindi, ugasanga uri umubyeyi ariko uragereranya abana wabyaye, ukamubwira uti wajya uba nka runaka, wajya uba nka runaka. Ni ukuvuga ngo urarema ubwanzi, ni ukuvuga ngo urarema ishyari hagati y'abana wabyaye. Wa wundi ubwira ngo jya uba nka runaka, ni ukuvuga ngo we asigara yumva ko we utamukunda, ahubwo ukunda wa wundi ushaka ngo abe nkawe. We asigara nawe yiyanze, ahubwo ukabyutsa ishyari muri we, bigashoboka ko yaba yagirira nabi murumuna we cyangwa se mukuru we, byaraturutse ku rurimi rwawe. Ikindi, ugasanga uri wa mubyeyi, niba umwana yakoze ikintu wenda yagitsinzwe, ukavuga ati tapu, n'ubundi nari nzi ko utabishobora. Ni ukuvuga ngo washizeho full stop. Wa mwana uramuremamo ko ni useless, ni ukuvuga ngo muri we nta kintu ashobora gukora ngo kigende neza. Ni ukuvuga ngo ibintu byose muri make umwise umuhombyi, nta kintu ashobora gukora ngo kibe cyatungana. Ikindi, ugasanga uramubwiye uti nta mubyeyi wakwifuza kugira umwana umeze nkawe. Ni ukuvuga ngo uramuremamo ikintu cyo kumva ko arutwa n'uwapfuye, ntacyo amaze kuri iyi si. Niba utamukeneye se urumva ari nde wundi wamukenera? Ni ukuvuga ko kwa kundi yizera ko ibyo umubyeyi we amubwiye ari ukuri, noneho wowe umubwiye ko nta muntu umwifuza. Urukumva niba umuntu nta muntu ushobora kukwifuza kugeza ku rwego utakwifuzwa n'umubyeyi wawe, aba ari ikintu giteye agahinda. Ayo magambo aragenda muri we rero akayabika, akagenda akayabamo. Ni ukuvuga ngo usanga umwana yabaye undi wundi. Ariko niba uri umubyeyi ukeneye kurera umwana mwiza kandi umeze neza, amagambo yawe ajya aba ayo kumwubaka, kabone n'ubwo yakosa. Abana erega mu gukosa no gukora amafuti ngo niho bigira,
abona ikintu hariya gishashagirana ajya muri miriwari akibona agashaka gukubita uriya muntu abonamo kugira ngo arebe uko bigenda. Wowe rero urashaka ngo abeho kuri level yawe, agira ubwenge nk'ubwo ufite kandi ari umwana muto, ntabwo byakunda. Niba akoze n'ikosa aca bugufi umwereke ikosa yakoze, azamenya guca bugufi no gusaba imbabazi igihe yakosheje. Niba uri umubyeyi amagambo yawe ajya aba ayo kubaka umwana wawe, uri mwiza mwana wanjye, uri mwiza uzagera kure, urashoboye, urakunditse, umubwire ya magambo amusana, ya magambo atuma yikunda kumva ko ashoboye gukora buri kimwe cyose. Ayo magambo rero nuyirinda ndakubwiza ukuri ko umwana wawe azavamo umuntu muzima kandi ukomeye. Wakoze cyane kubana nanjye rero, niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera, kore like kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.